Hello guys, nizere ko mumeze neza, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu kandi ndabashimiye cyane abantu mudukurikira kuri LAN with Dr. Olive, urubuga tubagezaho ibiganiro byinshi bijyanye n'ubuzima bw'umwana ndetse na bya bintu uzifuza kumenya ku buzima bw'umwana, ariko nanone tutibagiwe supporting system, mama, papa ndetse n'abantu muri rusange kuko abo bose baba bakeneye nyine gufasha umwana kugira ubuzima bwiza, ari nayo mpamvu twifuje kujya tubagezaho bya biganiro byose bireba umuntu muri rusange kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza, bityo n'abana bamererwe neza bafite abantu babafasha nabo bafite ubuzima bwiza. Uyu munsi rero nimba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu, ndagusuhuje kandi nkwaye ikaze, wiyumvemo ikaze, kandi ukore subscribe, ukore like, ntugende udakoze like na subscribe kuko uraba uri kudutera inkunga kugira ngo ibiganiro byacu bigere ku bantu benshi. Njyewe mu bana nitwa Olive, ndi umuganga, abandi no kwigura byimbitse, kwiga no kwita ku buzima, ndi kwigura byimbitse, kuvura no kwita ku buzima bw'umwana. Rero ni byiza kudushyigikira no gukunda ibiganiro byacu kuko bidutera courage, bigatuma nyine twumva ko turi gufasha sosiyete yacu. Nk'uko nabibwiye mu kiganiro gishize, nyine ni byiza yuko umuntu wese amenya ubuzima bwe bw'imyororokere, akamenya fertility yiwe, waba uri umukobwa waba uri umumama, ibyo bizagufasha kugira ngo wite kuri buri mpinduka yose izaba ku buzima bwawe. Rero kumenya ubuzima bwawe bw'imyororokere, bw'uburumbuke, ibyo ni ibintu bizagufasha rwose kwiyitaho kandi bikagufasha gupulaninga the future, icyo wifuza gukora, icyo wifuza kugeraho neza, intego zawe bikagufasha kuzigeraho neza kuko uba ufite amakuru menshi ahagije kuri buri kintu nyine wifuza kumenya. Uyu munsi rero tugiye kureba hamwe ese ni ibihe bimenyetso ushobora kunyereka nkanjye nk'umukobwa, nkanjye nk'umumama, ko nyine nkora ko novulatinga, ko ovulation yanjye imeze neza, cyangwa ko wa munsi wa ovulation kuko ovulation nyine ibaho, kuko uzasanga harimo abantu benshi bajya mu mihango ariko nta ovulation. Icyo gihe rero kiba ari ikibazo kuko ni cya gihe uzagerageza gutwita ntibikunde, ni cya gihe uzifuza kubona umwana nyine ntibikunde. Ni ibintu by'ingenzi kumenya nyine niba ukora ovulation cyangwa utayikora, bizagufasha kumenya nyine uko ubuzima bwawe buhagaze. Ubushize nabigishije uko umenya umunsi wa ovulation, ubundi nyine nk'uko nabibabwiye, niba ufite iminsi 28 warayibaze nk'uko nabigishije yuko uyibara gute iyo minsi yawe ya menstrual cycle yawe, uhera ku munsi wagiye mu mihango ukageza kuri wa munsi ubanziriza ubundi uzatangira indi mihango. Icyo gihe bizakubasha kubara iyo minsi yose iri hagati y'umunsi wa mbere wagiye mu mihango na wa munsi ubanziriza the next day ugiye gutangira indi mihango. Iyo minsi rero icyo izakora ni menstrual period yawe niko nyine bingana. Nimba ubonye iminsi 28 kugira ngo umenye cya gihe wakore ovulation, urafata iminsi 28 ukure iminsi 14 idahinduka ya luteal phase. Nukuramo 14 urabona 14, biravuga yuko wovulatinga ku munsi wa 14. Icyo gihe rero uzamenya yuko umunsi wa 14 nyine niho wovulatinga. Ikindi bigufasha no kumenya fertility period yawe na safe period yawe. Nabwiye ko fertility period yawe ufata iminsi 3 kuri 5 usubira inyuma, ukongera ugafata 2 kuri 3 usubira imbere. Icyo byose usanga bikora nk'iminsi 8 ku 9. Iyo minsi ni iminsi ukwiye kwitwararika igihe cyose wumva udashaka gutwita inda utateganyije, kugira ngo nyine bigufashe gukora plan nziza yawe muri future, bigufashe nyine kumenya uko ukwiye kwitwara ndetse n'uko ubuzima bwawe buhagaze. Uyu munsi rero ngiye kukubwira bimwe mu bimenyetso bishobora kwereka yuko wovulatinga bya nyabyo, apana iby'igihuha. Icya mbere, kuba uzi cycle yawe ni ikintu cy'ingenzi, no kumenya ovulation date yawe ni ikintu cy'ingenzi nk'uko nabibabwiye. Ikindi nababwiye, ugomba kumenya resting temperature yawe. Ubundi ni byiza yuko buri mu gitondo ushaka kubyuka ukifata temperature, ukifata umuriro. Ibyo bizagufasha kumenya nyine nihabaho impinduka muri temperature wagize, bikazagufasha kumenya nimba it can be the sign yuko nyine ovulatinga. Akenshi uzasanga nimba ukunda kugira 36, ugeze nka 36 n'ibice wenda 0.5, ibyo ni ikimenyetso cy'uko nyine ushaka kuba ovulatinze. Ikindi kintu, hariho kubona ururenda rwawe rufashe cyane rudakweduka, icyo ni ikimenyetso cy'uko
ovulating. Ikindi harimo kubabara, abenshi bagiye ovulating bakababara amabere, icyo nacyo ni ikimenyetso cy'uko ovulating. Ikindi harimo kwiyongera k'ubushake bw'imibonano mpuzabitsina, abenshi urasanga babigira bagire icyo twita increase libido, icyo nacyo ni ikimenyetso cy'uko ugeze mu gihe cya ovulation. Ikindi harimo abdominal cramps, uzasanga abantu bagira kubugarara mu nda, bababara mu nda, bagize cramps, ibyo nabyo by'ikimenyetso cy'uko ushobora kuba uri muri ovulation, which is good. Nyine bikwereka yuko kuba ovulating egare yuko nyine hari amahirwe yuko ushobora gusama byihuta igihe cyose ubikeneye. Ibi ni ibimenyetso rwose nimba ubifite, nimba ujya ubigira kuri date runaka, bizakwereka ko icyo gihe ari cyo ovulating, binagufasha kumenya uko witwara, then n'impinduka yose yaba ku buzima bwawe bikagufasha kumenya yuko ukwiye nyine gukonsatinga bakakugira izindi nama. Ndakeka ari ibyo nifuzaga kubabwira muri iki kiganiro. Nizere ko utwo tumenyetso twose nutubona uzamenya yuko rwose ni utuntu turi safe, ni utuntu tutagize icyo dutwaye, kuko bizaba ari ibimenyetso by'uko uri muri ovulation. Kuko abenshi kumva ufite kubabara mu nda, kugugarara, kwiyongera k'ubushake, kubabara amabere, think mucus, increase temperature, ukagira ngo wenda warembye, warwaye. Igihe cyose uri umukobwa, uri umumama, ibyo ni ibintu bisanzwe. Igihe cyose uri muri ovulation, just wait a bit, bigenda nyine bishira ukongera ukamera neza. Nanone ntugende udakoze subscribe, ntukagende udakoze like ku biganiro byacu, kugira ngo bijye bigera ku bantu benshi, kuko tubafite ibintu byinshi byiza by'akamaro bizajya bibafasha mu buzima, kugira ngo ubuzima nyine bwanyu bukomeze kugenda neza. Ciao ciao.